ni wowe wakiza umuntu ukamukura epfo aho ubuzima bwamushyize ukamubeshaho. Niwe waca iminyururu yose n'ingoyi zose ku buzima bw'umuntu, akabohoka abohotse, akaba umudendezo, akagukorera, akabaho guhesha icyubahiro, akazarinda asaza ari kumwe nawe. Uri Imana yacu. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo se waduhaye Kristo, hari icyo watwimana nawe. Data, warakoze kuduha Kristo, warakoze kuduha Kristo. Tuguhaye icyubahiro rero uyu mugoroba. Bendera ryawe ryo kunesha rizamurwe hano hantu, izina ryawe ryonyine rishyirwe hejuru, niryo dukiriramo, ngo niryo ryonyine ryahawe abantu mu isi no mu ijuru n'ikuzimu. Nta rindi zina abantu bashobora gukirizwamo. Warakoze, warakoze mwami w'abantu. Tuguhaye icyubahiro, tugukomeye amashyi, urabikwiriye. Haleluya. Imana ibahe umugisha abakozi b'Imana. Imana ibahe umugisha, mufite impano nziza, korera Imana ibintu byiza. Haleluya. Ngo ningaruka hano nzahava menye kuririmba tu. Haleluya. Amavuta n'urukundo mukunda Kristo, kandi nanjye nkaba nkunda kumuririmbira, azabimpaho. Hanyuma ngende nzi kuririmba. Wancikiye Yesu, iki cyatumye unkunda, iki cyatumye ushaka, ye mukunzi wanjye. Bishobora kuba atari uko bikurikirana. Wancikiye Yesu, wancikiye Yesu, wancikiye, niki cyatumye unkunda, niki cyatumye ushaka, niki Yesu, wancikiye Yesu. Haleluya. Wancikiye Yesu. Haleluya. Amen. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Nukuri yadukunze tutarabo gukundwa, ahabwa icyubahiro. Ni mwiza, ni umugizi wa neza, ni umutunzi w'imbabazi. Aratwihishurira umunsi ku munsi, agenda twimenyesha birenze uko twari twaramumenye. Haleluya. Abakozi b'Imana, Imana ibahe umugisha. Pastor Mutijima, Imana iguhe umugisha. Na madamu wawe numvise bamwita Mama Gadi, ubona kuva ku imfura yitwa Gadi. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Reka duhe Imana amashyi ku bw'aba bakozi b'Imana. Haleluya. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, izabagirira neza mukiri ino mba mvuga ni ku isi, izabagirira neza tukiri ku isi. Hanyuma dufite n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Tuzabana n'Imana mu ijuru. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Daniel ngo abakanguriye benshi ku bukiranutsi. Haleluya. Bazaka nk'inyenyeri. Abanyabwenge bazarabakirana nk'isanziro ryo mu kirere, ariko abakanguriye benshi ku bukiranutsi ni abasitari mu ijuru. Haleluya. Bazaka nk'inyenyeri. Nakundaga abashumba banjye nkiri umukristo, ariko sinarinzi imvune z'ubushumba, nazimenye nyine mbaye we. Nta muntu wabimenya, nta muntu wamenya uko bingana n'uko biremereye, kereka Imana ihamagara. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze kubyara neza. Abantu bose babakozi b'Imana baraha n'impano zitandukanye baciye mu biganza byanyu. Imana ibahe umugisha. Murakoze kwitangira ubu bwami, murakoze gukorera Imana n'umutima wanyu wose. Imana yarakoze kuguha umugore mwiza w'umunyabwenge. Imana iguhe umugisha Mama Gadi. Kuba umugore w'umushumba nabyo ntibyoroha. Ndashima Imana ko yangiza umushumba, tangiza umugore w'umushumba. Nibaza ko no kuba umugabo w'umugore uri pasiteri ngira ngo nabyo biravunanye hari. Ego. Kurekura umugore wawe akajyanga ngaho bushoga kagenda ntakubwire ngo ijoro ryiza, ntakubwire ntabara aho hafi. Rero umutware wanjye Imana imuhe umugisha. Abakozi b'Imana mwese mushyigikira abakozi b'Imana, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Abantu babashyigikire, abamarayika babakorere. Imana ibahera ibyiza mukiri n'ahangaha. Imana ibaha bafata amaboko. Gukorera Imana si ukumenyekana kuri ibi byuma, nta rwo ari gufata mikrofone, bihera imbere mu mutima ahantu. Hanyuma y'Imana ireba mu mutima ikabimenya, yashaka kubyamamaza ikabyamamaza, yashaka ntinabyamamaze, byose ntacyo bitwaye. Haleluya. Mu ijuru igihe bazabahamagara amazina abantu bagiye guhabwa amakamba, tuzajya tubona abantu bahabwa ibikamba, tuvuge si yuko tutamuzi. Si yitwa Billy Graham, ntabwo yitwa Ronald Bonke, ntabwo ise ko tutamuzi. Dusange n'umuntu wasengaga yibereye ahantu bushoga,
tumubona aratambutse. Haleluya. Imana idakiranirwa izi mirimo dukora n'urukundo tuyikunda irabizi. Rero Imana ibaha umugisha cyane. Murakoze bakozi b'Imana gufata amaboko abashumba n'iri torero mukagenda hirya no hino Imana yabaguriye mukongera mukagaruka mu bikorwa nk'ibi bitera intege mu bugingo. Imana ibaha umugisha. Pastor Manzi, Imana iguha umugisha. Warakererewe kunzana Bushoga. Ariko ibintu by'Imana bigira igihe, cyari iki gihe. Imana ibaha umugisha, mwatwakiriye neza, muradukunda, muradutetesha, ariko mushyiramo icyubahiro cyinshi kugira ngo tuzarwara bwaki nidusubira hariya hakurya tutarimo kukibona. Rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, imitima yacu irabakunze, iguwe neza kubw'urukundo mukunda Kristo. Imana ibagirire neza. Amen. Yesu yarankunze amu buntu bwinshi, nta kintu mfite kereka ubuntu. Ubuntu murabuzi? Ubuntu ntibugurwa, ubuntu ntibukorerwa, ubuntu ntago biba bingana nuko ungana. Ntago uyu umuntu agiye gusaba akazi baramubwira ngo agomba kuba yujuje ibi n'ibi bakamuha condition, kuba wenda uri umunyarwanda, kuba warize aha, ufite icyiciro cy'amashuri n'ibindi nk'ibyo, wujuje imyaka. Ubuntu rero ni ikintu kidashingira ku kintu na kimwe. Nibwo Yesu yampaye. Mfite ubuntu bwinshi. Nukuri njya mbimubwira turi twembi, nkamubwira wampaye ubuntu bwinshi, wangiriye neza nyinshi, wampaye ubuntu bwinshi, atumumenya, atumunkunda. Nibaza ko nta muntu nyanga kereka Satani n'abakozi be. Ubwo rero nabwo ni ubuntu. Buriya iyo wakunzwe umuntu abasha no kugutega amatwi niyo atazi neza ibyo uvuga, niyo byaba bidatondetse ku murongo, niba byanditswe rimwe na rimwe wabicurika, kubera urukundo umuntu aba yumva ari byiza. Rero Imana yarakoze kumpa ubwo buntu mukankunda. Haleluya. Hanyuma ikananyamamaza n'ukuri. Imana ni igitangaza. Umukozi w'Imana yavuze ngo mfite amafaranga. Imana yarakoze kumpa gusa nk'uyafite. Ariko nayo yarahari. None se koko umuntu ataburara, umuntu agenda akajya mu butumwa aho yumva Imana yashyize ku mutima we bigakunda. Bantu b'Imana, Imana yakoze byinshi. Rero Imana iguha umugisha. Ndi kumwe n'abakozi b'Imana, abakobwa banje n'abahungu banje, n'abakozi b'Imana bakomeye, baba bicariye batinya guhagarara imbere, ariko n'abakozi b'Imana badufata amaboko mu buryo bukomeye. Ntabwo nabavugaho byinshi, ariko batuma noroherwa, nkagira umwanya wo kuba muri Bibiliya no gusenga, nta kindi kintu ntekereza, byose bakabikora. Ibi byuma mwamenyeyeho sinza uko bigenda, sinza aho biva, cyakora ndicara nkavuga cyangwa ngahagarara nkavuga. Hanyuma bikagenda hirya aho hose. N'abakozi b'Imana babihagarara inyuma bakabyitangira. Mbabwiye ko nta n'ifaranga na rimwe ntanga muri ibi bintu, ntago mwabyemera, sinza aho babigura, sinzi iyo biva, sinzi uko bigenda, ariko hari umukozi w'Imana ntari buvuge kuko atabikunda. Ariko ni ibikoresho bye, ni studio ye. Saa 11 abadukurikira tuba dushyizeho ijambo ry'Imana, rimwe na rimwe ntago ari njye wabyutse kuko tuba twabikoreye rimwe, nako nta nubwo ari njye. Izo saa 11 ari umwana w'umusore arabyuka ayo masaha yose n'iyo minsi yose akabishyiraho, abantu b'Imana bagahabwa umugisha. Niyo mpamvu mu ijuru tuzatangara. Paulo yandikiye Abafilipi arababwira ngo mwamfashije, twafatanyije kuvuga ubutumwa bwiza. Batabuvuze ariko barafatanyije. Rero Imana ishimwe kubw'abo bantu bose dufatanya kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Bagatanga ibyabo, bagatanga ubutunzi bwabo, ngasa neza, hanyuma ngoga n'ingoga akabona mfite amafaranga. Imana izayaguhe kandi irayafite. Ye menshi uyahabwe kugeza igihe uzatangarira, hanyuma uzakorera Imana nayo uyakoresheje mu bwami bw'Imana. Inzozi nari mfite ntago nari nzi ko Imana izanyerekeza mu kuba umushumba, ariko nanjye nasabaga Imana amafaranga kandi menshi. Hanyuma icyo nashakiraga ni ukujya ngenda mu byaro hirya no hino nubaka insengero. Nibyo bintu byabaga ku mutima wanjye, kandi atekereza ko n'ubundi nzabishobora nkabikora. Ariko numvaga Imana igomba kumpa amafaranga menshi, nkajya ngenda nkubaka insengero hirya no hino, nasanga abantu bari mu bibati ngasiga mbubakiye, nasanga pasiteri ukennye ngasiga muhaye amafaranga, mbese ngasiga nkoze ibintu. Haleluya. Imana izayaguhe rero ubikore, kuko kubera guhugira mu ijambo nshobora ngira ngo no kubyibagira ugasanga nubatse aho ndi gusa ikagarukiraho. Ariko Imana ishyira inzozi nziza muri twebwe izabidusohoreza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mwarakoze kutwakira neza, mwarakoze kudukunda, kandi iyo tutagira Yesu ntacyo mwakadukunzemo, nta gihari pe, ariko kubera Yesu birakunda. Mwami Yesu abagire neza. Imana nibishima kubw'ubuntu bwayo, tuzagaruka. Kandi Yesu aramutse Yesu aramutse agarutse hagati aho ngaho, tuzahurire hehe? Imbere y'intebe ye.
haleluya. Yaza mu kwezi kumwe, yaza mu mwaka, yaza mu myaka 10, yaza mu myaka 100, ariko jya ubaho witeguye. Haleluya. Nyuma ya Bushoga, nyuma ya Nyagatare, nyuma ya Kigali, nyuma ya Karongi, tuzahurire mu bwami bwa data. Nta kintu ibi bintu byose byaba bimaze tudahuriyeyo. Haleluya. Rero nitugaruka tukabonana mu mubiri, Imana ishimwe. Niduhurira imbere y'intebe y'Imana tuzanezerwa. Icyo nabonye nuko Imana ihuza abantu bakamera nkaho basanzwe baziranye, mukajya mwumva mwarabonanye, mukajya mwumva muziranye, ariko namenye ibyari byo. Niyo tutabonana ku maso, abera duhurira imbere y'intebe y'Imana. Hari intebe y'ubuntu Kristo aduhamagariraho ngo nimuyegere mudatinya, muhabwe ubuntu bwo kubatabara mu gihe gikwiriye. Iyo ntebe rero tuyihuriraho, niyo mpamvu iyo twicaranye niyo tuganira mwumva tuba tumeze nk'abasanzwe baziranye. Reka duhe Yesu icyubahiro watugiriye neza. Haleluya. Wadukunze tutarabo gukundwa, icyubahiro ni icye, gukomera n'ubutware ni ibye. Reka rero tukuganire ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza, Mwuka w'Imana arema ibintu bishya mu buzima bwacu. Yesu rero ubu ndamushaka cyane, kimwe nkuko nawe urimo mushaka, kandi aratwiyereka buri munsi, agenda twongeraho kandi kuri bimwe twamumenyeho. Haleluya. Mutima wanjye ufite inyota y'Imana kurusha igihe nakizwaga. Ndakwifuriza kurinda iyo nyota. Kuyitakaza ni urupfu, kuyitakaza ni ukuma, kuyitakaza ni itangiriro ry'ibibazo byose tubona mu bera. Gutakaza inyota y'Imana, kwibwira ko byose wabibonye muri Kristo, kwibwira ko byose wabimenye, niryo tangiriro ryo kuma, iyo tangiriro ry'urupfu. Yesu yarivugiye muri Yohana aravuga ngo ntacyo mushobora gukora mutamfite. Ubu ufite amafaranga, ubu ufite ubwenge, ntacyo ushobora gukora utamufite. Arongera avuga ngo muri amashami, njyewe ninjye giti, ninjye muzabibu w'ukuri. Ishami iyo baritemye ntacyo riri cyo, rishaka riba ry'inturusu, rishaka riba ry'avoka, rishaka riba ry'amacunga ryareze imbuto nyinshi, iyo ritemwe riruma. Yesu rero atwibutsa ko turi amashami, niwe muzabibu w'ukuri. Igihe cyose twatandukanijwe nawe, umuntu azuma wumirwe, uvuga utuye ni wa wundi. Rero kugira ngo tutuma, reka ducomeke muri we. Haleluya. Hanyuma duhozeho, duhore twigiza imbere, twigira imbere. Mana yacu itugirire neza. Haleluya. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya 6, umurongo wa 17 kugeza kuri 18. Turacyavuga imbaraga z'ijambo ry'Imana, iryo ritugize, iryo ritubeshejeho. Haleluya. Yego mukozi w'Imana. Abefeso igice cya 6, 17 na 18. Amen. Amen. Haleluya. Kandi ndabashimira inyota yo kuba mu nzu y'Imana. Ibi bintu ntabwo i Kigali bihaba. Bahere mu gitondo bakomerezeho, baba bagucitse. Rero Imana yo mu ijuru ibahera umugisha, gufata umwanya mukawuha Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Subize gusenga kwanyu, muyisange mu byanyu, muyisange mu banyu, muyibone. Umuntu ajya ataramira abagabo bafite inka cyangwa se yabasetsa, nibaza ko nino bihaba nako birahari. Ugasetsa umugabo w'umutunzi yakwishima agahita kugabira kuko yasetse. Ntago twataramira ufite isi n'ijuru mu biganza bye ngo tuvire mwaho. Haleluya. Birakora. Mwakira agakiza kabe ingofero yicarire mama, Imana iguhe umugisha. Kandi urakoze ku mwete wo gukorera Imana. Murimo wa mbere nakoze mu rusengero kwari ugusoma ibyanditswe, kubera ko nari nzi ikinyarwanda cyinshi, kandi nari mu rusengero abantu benshi batamenyereye ikinyarwanda, benshi bari bavuye hanze. Hanyuma ngasoma Bibiliya y'ikinyarwanda. Hanyuma mama umwe akajya ambwira ngo ujye ukomeza usoma neza, tujye tuba abantu bashyigikira abandi. Nta mpano n'imwe, nta kintu nari nzi, habe no gusenga, habe. Ariko ambwira tujye ukomeza usome. Ubwo urumva kugira ngo ngeraho amatayari, kandi dusomera amatelefoni byari bidahari cyane, najyaga kumugeraho nta nkuru, ariko bakantegereza, ariko umudamu akanshyigikira. Imana imuhe umugisha. Urakoze rero gukorera Imana. Imana ikwagure, isohoza ibyo yagambiriye ku buzima bwawe. Haleluya. Mwakira agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka. Inkota y'umwuka ariyo, mwakira agakiza kabe ingofero, mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana.
inkota y'umwuka itagaragara ariko ikora. Haleluya. Mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Hanyuma nimumara no kuyakira muyifite, mukomeze urugendo, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso. Musengeshe umwuka iteka, mube maso, musabira abera bose. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ni inkota nkuko Bibiliya ivuga, nkuko twabyumvanye abakozi b'Imana, nkuko twabivuze. Haleluya. Ni rizima, rifite ubuzima, rirakeba, riratandukanya, rirarema, rikura mu busa. Niryo ryaduhesheje agakiza, niryo ryatumenyeshe Kristo tutarabaye muri kiriya gihugu. Ariko ijambo ry'Imana nuryiga udasenga rizagarukira mu mutwe, urimenye, ufata amaverise mu mutwe, ariko riburira imbaraga muri wowe kandi rifite imbaraga. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Inkota y'umwuka ityazwa mu buryo bwo mu mwuka, ntabwo ityazwa mu bwenge no kwiga teoloji. Ni byiza kwiga teoloji, kwiga amashuri ya Bibiliya ni byiza, gufata amaverise mu mutwe ntako bisa, ariko iyo bibuze umwuka bibura ubuzima. Umuntu akabimenya mu mutwe, akaba umuhanga ariko bitari mu mutima, akaba umuhanga akabura imbaraga zibishyira mu bikorwa, akaba umuhanga akabura imbaraga zibyizera. Ariko iyo wasenze, haleluya, ya nkota y'umwuka irakora, ibyo wafasha mu mutwe bikamanuka mu muzima, bikaguhindukira ubuzima, ukabibamo, ugahabwa imbaraga zo kubyizera, ugahabwa imbaraga zo kubibamo, ugahabwa n'imbaraga zo gutegereza bitarasohora, kuko iyo abivuze niyo kwizerwa. Ariko iyo umuntu adasenze abura imbaraga zitegereza ibyo yasomye mu ijambo ry'Imana, akabura imbaraga zitegereza ibyo turimo tubwiriza n'ibyo tuvuga ku Mana, akabura imbaraga zibitegereza. Ariko iyo usenze, haleluya, bizava mu mutwe biguhindukira ubuzima, bizareka kuba ubumenyi ubibemo. Muranyumva nshuti z'Imana? Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Pastor Manzi yavuze ku mirimo Mose yakoreraga ku musozi, abakozi b'Imana babishyize no mu ndirimbo. Haleluya. Urugamba rutsindirwa ahantu bamanitse amaboko, urugamba rutsindirwa mu isi yo mu mwuka, muri bya bindi bisiga abanyabwenge. Abanyabwenge bafite ibintu byinshi badukorera ku isi, ibi byose bikorwa n'ubwenge, kwandika, gushushanya, kubaka, bikorwa n'ubwenge. Ariko iby'umwuka bibonekera mu masengesho honyine. Kugira ngo ijambo rireke kuba impapuro n'ubumenyi biga mu ishuri, bibyarirwa, bivukira mu gusenga. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Nusenga, ijambo wakiriye rizabyara kwizera gukomeye muri wowe. Impamvu dukwiriye gusenga, iteka Imana ivuga ibintu biturusha imbaraga, iteka Imana ivuga ibintu warebesha amaso ukavuga uti ubu ni ubupfapfa, ibi bintu ntibibaho. Kuko rero ari uko bimeze, kuko akenshi biza bitarimo ubwenge, kuko akenshi biza bitarimo logike. Iyo udasenze biragusiga, bikaba hakurya iriya nawe ukaba hakurya iriya, ukanyurana nabyo, kandi Imana yatubwiye atari itabeshya, ari y'ukuri, tukabibura kuko tutasenze. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Gicaniro cy'amasengesho yawe cyongere cyake muri iyi minsi yo kuba imbere y'Imana. Bize kurangirira ahangaha, ubuzima bwawe buzuke, ucomekane n'Imana, ubutazarekurana nayo. Nasanze bishoboka ko Kristo yatwubakira igicaniro cy'amasengesho, tugahora, tukagihorana, kigatoha, ntitugire iminsi gusa, tukagira ubuzima, dusabana n'Imana duhojejeho. Ndabikwifuriza kandi Umwuka Wera arabitanga. Haleluya. Nusenga ijambo abandi basoma nk'ijambo, wowe rizaguhereza igitekerezo cya Kristo. Ube mwisi ufite itandukaniro. Inyuma turasa, dutura hamwe, ariko abantu bafite igitekerezo cya Kristo baratandukanye, si bagenzi b'isi yose, bafite umwihariko, baziranye n'Imana yabo. Ibyari impapuro n'inyuguti byahindutse ubuzima, babana na Kristo nk'aho bamureba ahisi yamubuze. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Reka some nihuse mukobwa mwiza. Abikorinto ba mbere 2:9 kugeza kuri 16. Duhereye ku 9, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abikorinto. Haleluya. Igice cya 2. Duhere ku 9. 2:9. Yego. Mu izina rya Yesu. Imana niyo kwizerwa. Rwa mbere rw'Abikorinto 2:9.
ariko nk'uko byanditswe ngo yego iby'ijisho ritigeze kureba yego n'ibyo ugutwi kutigeze kumva yego ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu yego ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Haleluya. Ibyo bintu bidakwirwa mu bwenge, ibyo bintu ijisho ritareba ngo ribone, ibyo bintu gutwi gusanzwe kutumva ngo kwakire, ibyo bintu bitinjira mu mitima y'abantu. Wa mugabo w'Imana wazanye n'umudamu we wari wemerewe guhagarara imbere abandi batabyemereye, yavuze ngo yari yambaye kamambiri, baranamwirukana na kamambiri ze, batuburenge wazanye butajya. Nahoze mbwira Rumanzi urareba kuntu atohagiye, watekereza ko yagiye kuragira na kamambiri. Ibidakwirwa mu mitima y'abantu, ibyo abantu batatekereza, ibitajya mu bwenge, ibyo amaso atareba, amaso yabireba asanzwe ntabibone, ibyo ngibyo Uwiteka yabyiteguriye abakunzi be, yabyiteguriye abayikunda. Komeza ku 10. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Haleluya. Ibyo bintu bidakwirwa mu bwenge, bitajya mu matwi, bitajya mu mutima, abantu batabasha gutekereza ngo babishyikire, Imana yabiduhishurishije, twebwe twarabishuriwe, yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Amayoberane ni ibintu bidasobanuka. Haleluya. Ni ibintu ureba ukabona ntibizigera bibaho, ntago byashoboka, ariko ayo mayoberane y'Imana, ibyo biyobera isi, ibyo biyobera batizera, twebweho Imana yarabiduhishuriye kubw'umwuka wayo. Haleluya. Niyo mpamvu rero abarokore bashobora gusara, kajya wibaza icyamushajije. Hari amayoberane y'Imana we yibitseho, hari ibintu bidasobanuka mu bwenge we yasobanukiwe, bikamutera gusara no kwizera ibintu bitariho. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Mbese ninde mu bantu wamenye ibyo ndatekereza keretse umwuka wawo wundi umurimo? Haleluya. N'iby'Imana niko biri, nta wabimenye keretse umwuka wayo. Haleluya. Hagakurikizaho 12 ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Iby'Imana itanga hari abantu benshi babiyobewe, ariko kubwo gusenga no gucomekana n'umwuka w'Imana, haleluya, turabisobanukirwa iby'Imana yaduhereye ubuntu. Imana yacu tugirire neza. Ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ntago bisobanuka mu bwenge, ntago bikunda. Ibi bintu turabyizera, tukabibamo, tukabisengeramo, bwaca Imana ikadusobanura ibintu by'umwuka, ikabisobanuza umwuka wundi utuye muri twebwe, tugasobanukirwa iby'umwuka w'Imana. Turi abantu ubuntu bakoze mu gitaka, hanyuma tukabyizera, tukamera nk'abantu bameze amababa, tukamera nk'abantu batagendera ku butaka. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Umva rero impamvu ukwiriye gusenga, kugira ngo utaba nk'uyu muntu wo ku murongo wa 14 ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana. Arabisoma muri Bibiliya kubera kubura akariro ko gusenga, kubera kubura gutyazwa kwa ya nkota y'umwuka, kuko ityarizwa mu masengesho. Hanyuma iby'iwabo bikamukurura akaguma muri kamere, hanyuma ibyo yigiye n'ibyo ashoboye n'ibyamunaniye n'ibyananiye nyirasenge n'ibyananiye se na nyina bikamukurura akaguma iwabo muri kamere havuka. Ubundi muri kamere ni iwacu yitwa kwa Mazimpaka. Abagabo babo bapfa kare, bagore babo benshi ntibubakaga, barasenyaga cyangwa bagashaka abagabo bangahe, abakobwa b'ingare. Kibazo bamwe baracyariho bazajya banyumva. Haleluya. Umuntu wa kamere rero akakurekera aho wavukiye, nawe ukagarukira aho ngaho, ukumva ntiwaharenga, ukumva ntibyahinduka. Kamere y'iwanyu, niba uri umwega, niba uri umusambo, sinzi niba uri iki, bikabyuka bikakubana byinshi, ukavuga ngo twe dushoboye ibi. Ukagira ibyo ushobora udashingiye kuri Kristo, ushingiye ku mivukire, ukagira ibyo uhakana biva ku Mana kuko bitaba iwanyu. Umuntu wa kamere akakubuza kwizera iby'Imana. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, ariko ijambo ritasengewe ribura ubugi. N'inkota y'umwuka yabuze ubugi. Yarabyumvise, Pastor Mutijima yarabibwirije, Rumanzi yarabibwirije, abakozi b'Imana barabibwirije, ariko byananiwe gucengera kuko bibuze igicaniro cy'amasengesho. Nimusenge itorero ryabivuze, musenge ritabivuze. Haleluya. Wigirira iminsi yo kwiherana n'Imana, wizindukire hano hantu nta tangazo ryatanzwe, wibyukire ku karago kawe uri wenyine, uvuga uti Imana barakuvuze, ndagushaka.
Mana nasomye muri Bibiliya, ndagushaka utari impapuro, ndagushaka ufatika. Mana y'ibitangaza ndagushaka, Mana yiyereka abantu ndagushaka. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Wiguma kuri uyu muntu, kuko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we. Ni ukuri biba ari ubupfu. Niga muri segonderi habaga abanyeshuri b'abarokore b'abadeperi basenga bakavuga mu ndimi. Hanyuma nkayobora igikundi twari kumwe, tukajya kubareba tukabaseka mu idirishya. Naragize nabwo nimuze tugende ibintu bitazadufata. Ni ubupfu kuri bo, ni ubupfu ku muntu wa kamere. Hari n'igihe ukizwa n'ubundi bigakomeza kubera ubupfu. Igihe nakizwaga nari naravuze ko ntashobora kuvuga mu ndimi. Umuntu w'umugore w'umusirimu wiyubashye, biriya bintu bivanze umuntu atazi ibyo avuga, bituma abantu barira bakazana ibimyira. No, nzakizwa mu gisirimu ku murongo n'ikinyabupfura kuko mwuka wari yaje ari igihe bivanga. Ariko kubwo gusenga n'umutima ushaka Imana, ntasengera kuzuza umwuka wera atari ibyo nifuza. Imana ntabwo izaguha ibyo wifuza gusa, izaguha n'ibyo yagambiriye ko izaguha utabizi utanashaka. Ariko wigira imbere usenge, uzahura nayo. Niriwe nsenga ntazi uko bigenda. Bwari ubwa mbere niyirije, ntabwo nari nzi ko abantu biyiriza, utagira ngo nari umwana nari umugore mukuru. Njyana Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo n'amashikreti, Chewing Gums, ndazijyana nyinshi kuko numvaga kuva mu gitondo kugera saa 12 bitari bukundi. Nkarya ya mbere, nkarya ya kabiri, nkaririmba indirimbo imwe, nkagaruka ngasoma Bibiliya, ntagira icyo numva, ntibivemo. Ariko mama nagiye gusenga, kandi nta muntu wambwiye ngo njye gusenga. Narabyumvanye abarokore nyinshi nta nubwo yari imwe, kugira ngo inzara itaza kundya. Ariko Imana ni nziza. Imana ireba umutima uyishaka, no mu ntege nkeya, no mu kutabimenya. Imana irondora umutima uyishaka, ikawumenya disi, ikakurobanura mu kivungi. Ndasenga ngeza nimugoroba hari amateraniro saa 11. Ndavuga se Mana ko bavuze kuvuga ko ntacyo umbwiye, ubu ndagiye pe nta kintu umbwiye. Numvaga iri bumanuka igahagararana nanjye ikambwira. Njya mu materaniro rero, Imana y'ubuntu, turasenga. Ari amateraniro asanzwe yo mu Mibyizi. Abakozi Imana barigisha, barasenga, bahamagara abantu imbere. Ntago nzi icyo bari baduhamagare, mu by'ukuri simbyibuka neza, cyo nzi nuko nagiyeyo. Hanyuma barasenga, batangiye gusenga, za ndimi ntashaka, za ndimi ntemera, za ndimi mbona ari ubuswa, ziramanuka ziramfata. Nka rero mvuze mu ndimi ibintu biracitse, kuko nari nzi ko ari ibyo abarokore bigira. None kuko nari niyizi neza ko atari ibyo ndimo kwigira, nibwo nabyizeye. Ndatashye, ngeze mu rugo ninjoro najya gusenga ngo mvuge ibintu biri ku murongo. Abasenga ku murongo, haleluya, ibintu bifite gahunda. Najya gusenga ibintu byanjye biri ku murongo bikanga, hakaza inyuguti, hakaza ibintu. Imana ni nziza, haleluya. Yigirira inyota, umwuka wera guteza inyota yo gusenga. Umwuka wera kuremera igicaniro mu mutima wawe. Ushaka amafaranga uyashaka usenga, ukora usenga, uteka usenga, ubiteka utari bubirye. Ushaka Imana yawe iraboneka, haleluya. Kandi ntirobanura ku butoni. Ukwiriye kwishaka, kuko umuntu wa kamere ntabwo yemera iby'Imana, biba ari ubupfu kuri we. Amasezerano y'Imana akaba ubupfu, bavuga ibintu kumva no gukabya. Umuntu yahaguruka akavuga ati ntanze miliyoni 50 zo kwagura urusengero, ukavuga ati abapfapfa babaho, uyu mugabo ntagira n'inzu, ananiwe kubaka. Ugashyira mu mibare, dore yari kubakira abana be, yari kubasigira 8, kubera ko agarukiye muri kamere. Ibintu byose byahindutse ubupfu by'Imana. Nyamara Bibiliya yarambwiye ngo gutanga bihesha umugisha kurusha iki. Iyo twagiye mu mwuka, imibare yacu ntabwo isa n'iy'abisi. Haleluya. Kandi igiteye agahinda nuko umuntu ashobora kugarukira muri kamere kandi atuye mu rusengero. Nigeze kugira umunyenga wo kugenda mu kimodoka cyiza, haleluya, cyari cyiza, ari kirekire, ari ukuntu yari kirekire uhita wumva wasumbye abantu. Cyari cyiza, nkakigendamo nakigenzemo iminsi itari mikeya. Noneho nazaga kuvuga ubutumwa i Rwamagana mvuye i Kigali, ntwaye nyine icyo kimodoka. Noneho rimwe nganira n'umuntu w'umupapa wiyubashye kandi w'umurokore. Arambwira ati ugafata imodoka yawe ugashyiramo esansi, ati kandi iriya modoka yawe iranywa cyane. Ntiyego. Ati ugashyiramo esansi ingana kuriya ugiye kuvuga ubutumwa. Kuvuga ubutumwa biraciriritse ku buryo umuntu atabitangamo amafaranga. Kuvuga ubutumwa biraciriritse ku buryo umuntu atatanga esansi ngo ajye kuvuga ubutumwa.
ko umuntu ajya kurangura imyenda, akajya kurangura amamesa, akajya kurangura akanyanga, agatanga amafaranga. Kuvuga ubutumwa biraciriritse, ariko umva umuntu ukuntu ashobora gukomeza ari uwa kamere, akaguma mu mibare ya kamere. Ese ninde uguha esanse? Ese ninde uguha imodoka? Ese ninde uguha kubyuka? Ese ninde ukesha kubabarirwa? Ese ninde ukwambika ukaberwa? Ese ninde uguha izina mu bantu? Kumukorera. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nagize Imana isobanurira akantu rimwe. Hari igihe nashakaga gukwepa ubupasiteri numva nanabuvuyemo, kandi nari ngiye mbuvuyemo pe. Nkabuvirwamo n'iki, nkavuga n'abapasiteri n'abesikoro. Abapasiteri bakora ibintu bibi, Imana ntabwo nshaka kwitiranwa n'ibi bintu. Mbivuyemo nzajya nkuvugira, cyangwa nimbwira n'abana banjye tukazajyana mu ijuru nzaba nkoze ishyano. Agatekerezo karaza karambwira ati ariko se yego harimo abakora ibibi, ariko se nyine wabaye we ugakora ibyiza, kwazana itandukaniro. Wabaye we nyine. Kuva icyo gihe rero nabaye we kandi cyane. Haleluya. Nta nubwo nkibivuyemo binteye n'ishema. Uzi ko iyo umuntu akora muri perezidanse, ngira ngo utaranabibaza ahita bikubwira. Mujya mureba aba basore bagenda aho perezida azajya, mureba confidence baba bafite. Yaba afite ibiro 40, yaba afite ibiro 20, yaba yambaye imyenda y'akazi wenda nta niyagira, aba afite confidence kubera umukurikiye, kubera uwo yaje gutegurira. Haleluya. Nasanze nta murimo ufite icyubahiro nk'uyu nguyu. Ndi umukozi w'ijuru, sindi wa MTN, sindi wa Rwanda Revenue, sindi wa ariko yuko twagumye mu bya kamere bibamwe imibare ya feke itanungura. Ariko data yakinguye nta muntu wakinga, yakuvomereye baba we ahemba neza ntiyambura. Amen. Yangiriye neza, ngira ibyo mbasha kugereranya. Menye ibyo kuba muri we no kuba hanze ye, sanga hari itandukaniro. Mana ishimwe. Usenge kugira ngo utaguma kuri uru rwego kandi warakijijwe, ukaguma uri umuntu wa kamere, utemera iby'umwuka w'Imana, kuko byahindutse ubupfu kuri wowe. Ngo akaba atabasha kubimenya disi, kuko bisobanurwa mu buryo bwo mu mwuka, kandi akaba yaranze kuwinjiramo. Kuko gusenga buriya ni ubupfapfa. Ni ubupfapfa kuko urasenga ugataha nk'uko waje, urasenga ukica umubyizi, urasenga ukananirwa gutekera abana, urasenga ukananirwa ubupfapfa. Kuko muri uwo mugoroba wasenze n'iyo minsi nta kintu gifatika watahanye, biba bisa nk'ubupfapfa. Ariko ni ubupfapfa bukiza. Ntugarukire kuko umuntu wa kamere ngo ijambo uzarigumane mu mutwe, ngo ejo uzigisha abantu bemeze, kuko ibintu biri mu mutwe ariko bitaramanutse ngo bibe ubuzima. Ntibizagukiza, nta nubwo byagukizanya n'abakumva. Ariko uko dushyizemo gusenga bizaduhindukira ubuzima. Haleluya. Tuzazamura amaboko ku musozi ba Yesu wahaye ipfo batsinda urugamba. Tuzazamura ku musozi ibyo ubwenge bwacu butadukemuriye, ibyo igihagararo n'ubwiza bitadukirije. Ninde wafata ikimero cye n'igihagararo akakiburisha umwana we kunywa urumogi? Ninde? Ninde mukiro muri iki gihugu watanga amafaranga menshi akabuza umwana we kunywa inzoga? Ninde? Ariko gusenga no kwegera Kristo byakura umwana iwawa, byakura umwana mu kigo ngororamuco, byazuzura iki gihugu. Mureke twebwe barababimenye, twe kugarukira ku muntu wa kamere, ngo natwe dutekereze nk'uko batekereza, tunanirwe gusingira iby'umwuka, bikomeze bitubana ubupfu. Hanyuma twubaha abafite amafaranga, twubaha abagaragara inyuma, kandi Imana itareba inyuma. Nimuze twinjire dusenga Imana kugira ngo ijye dusobanurira uko byifasha mu mwuka no mu mitima y'abantu. Imana yacu tugire neza. Umva 15. Ngo ariko umuntu w'umwuka arondora byose. Umuntu w'umwuka arondora byose. Areba umuntu atamuzi akamumenya ukuntu, akaza kukuroga ubizi ko yazanywe no kukuroga, akaza kuguhesha umugisha ubizi ko yazanywe no kuguhesha umugisha, ukamumenya udashakuje kandi utavuze cyane, mukabana muziranye. Kiza cy'abarozi nabo bagira amaso hanyuma natwe tukayagira, tukabana tuziranye. Ukaba umuzi nawe akuzi, akabaze turiya bamutera muri ubu buryo, ariko ahaho yaratunaniye. Iyo tuje iwabo tugarukira ku gipangu, ntabwo twinjira mu nzu. Bakagutega bagutegereje umunsi wasitaye. Niyo mpamvu bakozi b'Imana tudakwiriye gukinisha icyaha. Icyaha si ikintu. Icyaha Yesu arakikubabarira ugakomeza urugendo, ariko icyaha si ikintu. Gikingura umuryango mubi.
ukuvogerwa na satani n'abakozi be. Yesu arakubabarira mugakomeza urugendo. Haleluya. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza? Ubundi hano nashaka kugana nuko ibintu by'ijambo byose biba biryoshye. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe abari muri Kristo Yesu, twebwe abizeye umwami, twebwe twamwizeye tutaramubonye, umwuka w'Imana agahamanya n'umwuka wacu tukavuga ngo Abba Data, uyu munsi ndi umwana w'Imana. Haleluya. Oh, haleluya. Nyamara twebwe abo ngabo dufite gutekereza kwa Kristo. Umuntu wivu, umuntu uvuka ahangaha naho ntihateye imbere cyane, umuntu uvuka Nyamirambo akagira gutekereza kwa Kristo. Bana b'Imana, iyo tumenya agaciro kacu ntabwo twakwiyandavuje, ntabwo hari ibintu tutajyamo, hari ibintu tutavuga, hari ibintu tutahagararamo, hari ibintu tutakwerekezaho amaso, tumenya abo turibo. Ngo nyamara twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Ibyo Kristo atekereza nibyo bitwuzuye. Uko areba isi akaba ariko tuyibona, uko yiyumvira abantu akaba ariko twiyumvira abantu, uko azi se n'ubwizerwe bwe bigatura mu mutima wacu, hanyuma bya bindi byarura ubupfu ku bandi, kuri twebwe bigahinduka ubuzima. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Ibi rero nabigiyemo nshaka kukubwira ngo ufate ibihe byawe byo gusenga mama, ukunda ijambo ry'Imana uryige, ku cyumweru niba ryigisha uryigishe, mu minsi y'amasengesho niba ryigisha uryige, uryisomere ku giti cyawe niba warahawe umugisha wo kumenya gusoma, ukurikira abakozi b'Imana kugira ngo bagutyaze, kuko turatyazanya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuba umuntu avuga ubutumwa ntibivuga ko adatega amatwi abavuga butumwa, ahubwo arabatega amatwi, yagize Imana akabona umumaro amwigiraho. Muranyumva nshuti z'Imana? Hanyuma twiga ijambo ry'Imana, ariko twibuka ko twatangiye tuvuga ngo ni inkota y'umwuka. Inkota y'umwuka ityazwa mu buryo bwo mu mwuka, ityazwa mu masengesho. Ejo tutazaguma turi abantu ba kamere tukananirwa kwakira iby'Imana yatuvuzeho. Hanyuma ijambo iyo rihuye n'amasengesho, uku gutekereza kwa Kristo guhinduka kwacu. Umuntu ukajya umubona agendera mu birere nta kintu yibitseho, wamureba inyuma ugasanga nta gifatika, wamureba ahantu hose ugasanga nta kintu yakabaye ashingiraho. Ariko uzi ikibimutera, afite gutekereza kwa Kristo agendana, wowe umureba udafite. Muze dusenge itorero ry'Imana. Isi irimo iratubuza gusenga. Buri munota tuba tunyarukira kuri za telefone, unyaruka ureba icyo bavuze, unyaruka ureba icyo bavuze. Reka dushyire telefone hasi, tugire umwanya twaziretse, tugire umwanya twazibitse, tugire umwanya tutazitaba. Njya ntangara mu rusengero iyo umuntu asohotse kwitaba telefoni itari y'akazi, adashinzwe umutekano, adakora kwa muganga, adakora cya kintu cyangombwa. Bibaho, hari ibintu bya ngombwa abantu bitabira telefone, hari ibindi bitari ngombwa. Mu rusengero umuntu agasohoka umva arimo avuga yewe baraho no kwa masengero, what bikagusohora mu rusengero. Iyo murebye uwo muntu mpita ngira agahinda, nkavuga intu cyafite urugendo, sinakumenye. Yewe wari wibeshye ugasorwa na telefoni yibeshye. Ujye uyitaba niba uri mu mirimo isaba kwitaba telefoni, kuko bibaho. Niyo mpamvu tudakwiriye no kujija. Umuntu ashobora kwinjira mu rusengero yakerewe, tukamucira urubanza ngo arakererwa, tutazi akazi avuyemo, tutazi ko azanye umutima uvuga ati byibuze amagera iminota 15, ntitukarebera inyuma. Kuko hari igihe azavuga ati byibuze amamare 15 numve subire mu kazi. Ariko bidafite umumaro, byigutwara umwanya, kuko kwiriye gutunga igitekerezo cya Kristo muri wowe, kikagumamo, kitaba ku isabato, kitaba ku cyumweru, kitaba mu minsi y'ibiterane, ngo hanyuma igiterane nikirangira igitekerezo cya Kristo kikuguruke. Iyi si iragaga irumagaye, ntabwo wayibasha ngo ugumane umunezero w'ijuru utuye inahangaha, ntabwo wabibasha utarinze ibyo wahawe n'Imana. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Haleluya. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza? Mu bintu bizengurutse abantu mu misozi no mu bihanamanga no gusengera mu mazi, inanga basengera ku musozi witwa ngo iki? Mirama. Iyo misozi yose yo gusengerwaho. Ibintu bizengurutse abantu hirya no hino mu misozi, bamwe bakahagwa, abandi bagasesera mu buvumo, bakagenda baryamishije inda mama ngo nibwo Imana ibumva. Icyakora Imana ni nziza. Iyo umuntu afite umutima wishaka, iramwiyereka mu buyobe bupfuye no mu bintu byari byo byose. Ariko reka nkubwire ikintu baba bajya gushaka, icyo Imana ibavugaho. Baba bagiye gushaka igitekerezo cy'Imana.
kandi ngiki turagifite. Haleluya. Inkota y'umwuka wahawe yitwa ijambo ry'Imana nicomekana n'igicaniro cyawe cy'amasengesho, ibi bintu bizaba biri ku buzima bwawe. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Ijambo rihuye n'amasengesho riyobora ubuzima bwacu, tukamenya ngo iki nicyo gikurikiraho. Icyo tutazi tukizera Imana, icyo tutarebesha amaso tukizera yabivuze niyaduhamagaye. Nureka rero kwizera ubupfu bw'ibibwirizwa, niko kuma kwawe, nirwo rupfu rw'abizera. Iyo ibintu byose byagiye muri logique n'ubwenge, ese nuko nakunda ubwenge, nkunda ubwenge. Nahoze nkunda kuntu mama gada atondekanye ibintu ku murongo, ndavuga ngo ni byiza ko Imana yahaye umushumba umugore ufite ubwenge. Ubwenge ni bwiza, ubwenge butwicaza ahantu, ubwenge budutambutsa ahantu, ubwenge butuma abantu batwemera, rwose ni byiza. Ariko iby'Imana ivuga isaba abantu bayo, ntabwo iteka biba bitondetse ku murongo, ntabwo iteka biba bisaba biri mu ubwenge. Rero nurekeraho kwizera ubupfu bw'ibibwirizwa, ni wo mwuma w'ubuzima bwawe. Uzabura umukristo ufite Bibiliya ariko warumagaye, uzabura umukozi w'Imana ufite Bibiliya ariko udafite ubuzima. Nurekeraho kwizera ubupfu bw'ibibwirizwa, kuko nibyo Imana ikirisha. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 21 ngo kuko ubw'ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye, ariko Imana ni Imana. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ubupfu, ubupfapfa, ubuswa bw'ibibwirizwa ni by'Imana ikirisha abayizera. Hari umuntu unyumvise? Niwekeraho kwizera ubupfu bw'ibibwirizwa, niko kuma kwawe. Kandi igituma ubupfu bw'ibibwirizwa umuntu akomeza kubwizera, nuko atemera ku gicaniro cy'amasengesho kizima. Iyo cyazimye, iri jambo risanzwe rikiza abandi rimuhindukira impapuro z'impuha. Arabisoma kumva no gukabya. Igihe kimwe umukozi w'Imana umwe, nago muzi, yambwiye ko nawe ari pastor kandi w'umudamu, nagaba muri kino gihugu, yaranyandikiye ngira ngo nka Uganda cyangwa hezi, nago mbizi muri ibi bice. Aranyandikira arambwira ngo pastor, ngo nyagukurikira kuri Facebook ubwiriza, ngo nanjye ndi pastor, ngo ariko ibyo bintu ubwiriza ngo sinkibyizera, sinkigira gute. Ati ndakureba ubiri byuya akureba witera hejuru, ariko ibi bintu sinzi niba koko bigikora. Urumva ukuntu umuntu agapfa ari pasiteri, igicaniro cy'amasengesho. Kandi Satani azakoranya ingabo z'ikuzimu n'izo mu kirere n'izo mu mazi n'izo mu misozi, azazikoranya kugira ngo akubuze gusenga. Azakoresha ibyiza, akoresha ibibi, kuko iyo umuntu yamenyereye ibibi, iyo bitihingutse ajya gusenga. Satani rero yazi umugambi w'Imana ukomeye ku buzima bwawe. Ibi babiha aguha amahoro ya fake, amahoro y'ikinyoma. None ukajya ubona uri amahoro kuko wamenyereye gusenga ariko byacitse. Akaguha amahoro y'ikinyoma, ni nko kwicarira umuriro. Akaguha amahoro y'ikinyoma, akaguha umunyenga w'ikinyoma, kuko azi ko mu munyenga wowe ari bwo udasenga. Akaguha abagushaka n'abaguhamagara n'abagushagara, ukajya mu murimo w'Imana ukava mu wundi ukava mu wundi. Uzi ko ingibi bidatera Satani ubwoba? Kuba naza kubwira ubutumwa ntibitera Satani ubwoba, kuko nkomeje nkakomeza ntagira umwanya wo gusubizamo. Abazi neza ko imbere mu myaka ingahe nzagumwoma. Paulo aravuga ngo umubiri wawe utwaza igitugu, awukoresha uburetwa, kugira ngo ejo namara kubwiriza abandi atazasigara atemewe. Ingabo z'ikuzimu zose zizahaguruka kugira ngo zizimye igicaniro cy'amasengesho. Ube watanga amafaranga ariko udasenga, ube waterana ariko udasenga, wowe wabwiriza ariko udasenga. Hanyuma inkota yawe yahoze ari y'umwuka ikebera mu giyombi igenda igwa imugesi, isigara itagikora. Abera umwuka wera nadushoboze dusubire mu masengesho. Shyiraho gahunda ndakuka mu buzima bwawe, gahunda ntakuka y'umwanya mu masaha 28 yo kubana n'Imana yawe. Abo mu bana bamenye ko ayo masaha utaboneka. Shyiraho gahunda mu cyumweru, niba uri umuntu wigenga mu masaha yawe. Nubwo waba utigenga, Daniel yarasenze, afite imirimo myinshi n'inshingano nyinshi, ari umutware ku ntara zirenga 120, ibihugu binini, bwari ubwami,
bunini ariko agira umwanya wo gusenga. Murabizi igihe batanga itegeko ko nta muntu ukwiriye gusengwa muri iyo minsi, Bibiliya tubwira ngo yaragiye arasenga yerekeye Yerusalemu nkuko yari asanzwe agira gute asenga. Ntago yasenze kuko byacitse, nta nubwo yasenze ko batanze itegeko, yaragiye arasenga nkuko yari asanzwe asenga. Haleluya. Iyo Daniel aza kuba atari umuntu usenga, iyo bamunaga mu mwobo yari gusenga ya masengesho twita amatakirangoyi, ariko yamanukanye ituze ryinshi. Ariko Mana we tuzamuhobera nitugera mu ijuru. Yamanukanye ituze ryinshi azi neza ko uwo mwobo, kuko niba uri umutware ubuzi n'ibihano biba mu gihugu, ubuzi n'imyobo y'intara hwiba. Yamanukanye ituze ryinshi mu mwobo w'intare kuko yari asanzwe agira gute asenga. Kuko itegeko ryasanze agira gute asenga, rigashyirwaho agira gute asanzwe asenga, bigacika hanze aho ngaho mu banyamashyari asanzwe asenga. Ntiyasenze kuko bamugira ishyari, arabisanganywe. Amanukana ituze ryinshi mu rwobo rw'intare. Ibyo ari byo byose yarazi ko ziryana, kuko urwo rwobo ntabwo barucishizemo uwo mugoroba, zari zarariye abandi imbere ye kandi yashoboraga kuribwa. Intare ziravuga ati reka da ashwi da twariye benshi. Ariko uyu mugabo abana n'undi mugabo utagaragara. Haleluya. Hari umugabo utaboneshwa amaso uri muri we, ni intare y'umuryango wa Yuda itegeka izindi ntare ntago zamurya. Nusenga ubuzima bwawe buzagira itandukaniro, nusenga ubuzima bwawe buzagira igikundiro cyo mu ijuru, nusenga ubuzima bwawe buzizera ibyanditswe by'Imana, buzatunga igitekerezo cya Kristo muri iyi si yuzuye imiraba myinshi. Uzajya ureba mu ijuru kandi utuye n'ahangaha. Umanukana ibyiringiro mu gitondo wibaze, bavuga ati ariko koko ni koko arara mu ijuru. Gutakaza kwizera ubupfu bw'ibibwirizwa kandi ari bw'Imana ikirisha abayizera, ni rwo rupfu rw'abera kandi rurakomangira abantu bose, ntawe rutinya. Ntago burya gupfa ari uko umuntu yagiye mu busambanyi no mu ki, kuriya ni ugupfa byageze inyuma, ariko burya bihera imbere. Nta muntu usambana atarabanje gupfamo imbere, nta muntu ugira amatiku n'inzangano n'ubuhutu n'ubututsi muri we atarabanje gupfamo imbere, nta muntu ugira abasuhuza n'abadasuhuza atarapfuye imbere. Burya bijya kugaragara hanze bigahinduka amatiku yarabanje gupfa. Satani rero arakomanga iwawe, arakomanga ahantu hose ashaka kukwica, kuzimya igicano cy'amasengesho muri wowe, kugira ngo icyahoze ari inkota Imana ikirisha gihinduke ubusa, kigimbe mu buzima bwawe. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Abera benshi batakaje kwizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Muraganira ugasanga nta byiringiro namba. Abenshi nabarushye, ariko Imana yacu ni Imana y'amahirwe ya kenshi. Watangira n'uyu munsi ugafatiraho. Haleluya. Ubuzima bwawe bwazuka, umuntu agira umunsi ibintu bihindukiramo, umuntu agira umunsi amenyana n'Imana ukuntu, umuntu agira umunsi yigira imbere, umuntu agira umunsi atera kandi gatambwe, umuntu agira umunsi ibintu bihinduka, agasohoka mu kivunge akidistenga, agatandukana. Umunsi ubusanzwe nk'iyindi, ariko umunsi ugasiga itandukaniro mu buzima bw'umuntu. Imana yacu tugire neza. Nusenga ibyo abandi biga mu ishuri, cyangwa biga mu mashuri ya Bibiliya, cyangwa biga bikagarukira mu bwenge, wowe saho bizagarukira, ahubwo bizakubaho, bikubera ubuzima uzabituramo. Mugabo w'Imana witwa Korneliyo ni inshuti yanjye, muramuzi mu byakozwe no mu gice cya 10 nzamuramutsa nitugera mu ijuru. Haleluya. Kuva kuri 34 ngo Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mwibuke ko ibintu Petero yabitangariye ari muri bari abanyamahanga, aravuga ati Petero ndumiwe, menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. 36 bavuga ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye. Ubwo Petero yatangiye inkuru, bamwakiriye arimo aravuga noneho Kristo wari we. Sindi buhasome hose kuko ni harehare kandi hararyoshye. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Ni irya Yesu w'i Nazareti. 38 ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Mwibuke ko Korneli yarazi Imana y'Abisiraheli, yarazi Imana asanga mu isinagogi, yarayizi, ariko yarataramenya neza amakuru neza ya Kristo, ataramenya neza ko mwuka wera yaje, hari amakuru atazi.
Petero arakomeza amubwira amagambo, arambwira ati izo nkuru tuvuga, ubwo butumwa bwiza twabanye nawe, twaramubonye, turabogo bagabo bo kubihamya. Ageze kuri 38 ngo iryo jambo turimo tuvuga ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Kuri 44 ngo Petero akivuga ibyo, Petero arimo kubwiriza nkuko twabwiriza. Nari mvuze ngo ibyo abandi biga mu mashuri bakamenya bakomeza baza amakuru y'umwuka wera, yaraje kuri Pentekote, yaje yitwaraho umutagatifu, yaraje kuri Pentekote, byagenze gutya, bikagumya ari amakuru. Wowe nusenga ukagirira Imana inyota, bizaba ku buzima bwawe. Petero arimo aravuga ubutumwa bwiza, arimo arabigisha, ntazi ikiri bubi. Ngo Petero akivuga ibyo 44 umwuka wera amanukira, bumvise ayo magambo bose. Haleluya! Kubera inyota yo gushaka Imana yari mu mutima wa Korneliyo. Ibyo abandi biga mu ishuri we bihinduka ubuzima. Ni umunyamahanga, mbibutse ko yaratarabatizwa no mu mazi menshi, kuko Petero yavuze ati none se umuntu ijuru ryabatije twamwimwa amazi gute? Ubutumwa bwari butaragera mu banyamahanga. Haleluya! Bikira umwihariko w'abayuda. Muri make Korneliyo yari umuntu utemewe, utagomba gusurwa n'ijuru, ariko umutima usenga. Mwibuke ko marayika amusanga yarambwiye ngo gusenga kwawe byazamutse nk'urwibutso imbere y'Imana. Nusenga ibyo abandi biga mu ishuri, we bizaba ubuzima bwawe. Nusenga Bibiliya izahinduka ubuzima bwawe, ubuzima bwawe, ubuzima bwawe, atari impapuro. Petero arabwirije nk'uko bisanzwe, avuze Kristo n'icyamuzanye n'imirimo ye, akivuga ayo magambo ngo umwuka wera amanukira, abumvise ayo magambo. Korneliyo yaratumiye intumwa ze, kandi ramya ko intumwa ze nako inshuti ze bari abafandi bagenzi be, bari abanyamahanga, kuko icyo gihe harimo no kunena gukomeye. Nta hantu yari kuba yicaranye n'abayuda, ari kumwe n'abantu batemewe ariko basenga, abantu batemewe ariko bashaka Imana, abantu batujuje ibisabwa ariko bashaka Imana. Inkuru bumvise, murabizi ko ataranabizi ko marayika yabonye inyota, nako Imana yabonye inyota ya Korneliyo, imwohereza marayika kugira ngo Petero aze amwigishe iby'umwuka wera. Ibyari bigiye kuba isomo bihinduka realite, bihinduka ubuzima. Ubundi yari gufata isomo agataha, bakazongera bakiga igice cya kabiri, bakiga icyiciro gikurikiraho, ariko kubera umugabo ufite igicaniro cy'amasengesho, haleluya, kubera umugabo ufite inyota y'Imana, ibyari isomo bihinduka ubuzima. Mwuka wera arabuzura. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya! Utarobanura ku butoni, utarobanura ku butoni, amenya umutima umushaka, amenya umutima unyotewe. Mwuka wera turakwinginze, twongera inyota uyu mugoroba, twigize imbere mu gusenga, igicaniro cyazimye cyongere cyake. Aho twari turimo dushakisha ubwenge, wongere wihererane natwe, tuguhanga amaso, dutegereze wowe wenyine, tukwerekezeho amaso. Isi ntidukurure kugeza aho tukuburiye umwanya, utwiharire Yesu. Haleluya, haleluya. Imana nubwo yaduhaye ijambo ryayo, ariko Imana ntabwo izagusobanurira ibintu byose muri uru rugendo. Imana nubwo yaguhaye ijambo, ntabwo izagusobanurira ibintu byose muri uru rugendo. Ntabwo ifite inshingano yo kukubwira ibintu byose izagukorera. Hari n'ibyo izakora utigeze umenya ko yabigukorera, hari n'ibyo izagukoresha utigeze urota ko yabigukoresha. Haleluya. Marayika w'Uwiteka yasanze uyu mugabo w'Imana Gideon mu Bacamanza 6 kuva kuri 11 kugeza kuri 16. Ngo nuko marayika w'Uwiteka araza, Bacamanza 6 kuva kuri 11. Ngo nuko marayika w'Uwiteka araza, yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi umwabiyezeri, umuhungu wa Gideon. Yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe. Umuntu w'umugabo usekura ahishe kubera uburetwa bwabaye bwinshi, ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera, baramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyambaraga we, ugirana ubutwari. Umunyembaraga wihishe usekurira mu muvure, umunyembaraga. Marayika w'Uwiteka aramubonekera, aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyambaraga we, ugirana ubutwari. 13. Gideon aramusubiza ati mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka ni wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza. Mwumve icyo Gideon yabajije, mwumve n'icyo Uwiteka asubiza. Ni ibintu bidafite ahantu bihuriye. None Uwiteka yaradutaye, wadukuye muri Egiputa yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Ngo nuko Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukiza Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani.
sinjye ugutumye. Ikibazo Gidewoni yabajije mwacyumvise, ingorane ye mwayumvise. Uwiteka wadukuye muri Egiputa yaradutaye, yatugabije abamidiyani. Mutware abantu babana n'Imana, uyu marayika w'Uwiteka kongera akaba n'Uwiteka cyangwa se Yesu Kristo nk'uko bivugwa, hari ubwiza butuma umubonye atavuga ati mutware. Ntago Gidewoni yabonaga ko ari mugenzi we, byose yabonaga ko ari umuntu udasanzwe. Niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibyo byose bitubaho? Nkaho Imana yamusobanuriye ngo igituma bibabaho rero nuko mwataye Imana, nuko byagenze. Hari ibintu Uwiteka atazakubwira, ariko ntibizamubuza gukora icyo yagambiriye gukora ku buzima bwawe. Icyatumye mugira ibyago nibi nibi. Dore Gidewoni rero, dore ntabwo Uwiteka atanga amakuru y'imfabusa nkayo tujya dutanga. Kandi kuba atakubwiye uko bizagenda ku murongo 100%, hazabanza iki, hakurikireho iki. Mwana wanjye rero uzabanza ugura igare, nuva ku igare ujye kuri moto uzabwiriza, hakiza umuntu umwe uve kuri umwe, ujye kuri babiri hanyuma uzimuka, uve Mirama hanyuma uze ahangaha, hanyuma uhaze wigira imbere. Ntago Uwiteka azaguha detaye, kandi ntibizamubuza gusohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Haleluya. Ikibazo cya Gidewoni nticyashubijwe, ariko Uwiteka yakoze icyari kimuzanye. Ngo nuko Uwiteka aramwitegereza, ngira ngo aramurebana n'ubwoba bwe, aramureba nuko asekurira hadakwiriye gusekura, aramureba nuko yihishe, aramureba nuko nta mirimo y'Imana azi kuko yaherukaga kera mu gihe cy'abamubanjije basekuruza be. Ngo nuko Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana. Ese ubwo Gidewoni murabona hari imbaraga yari afite? Twarazimurushaga pe. Izo rero utareba, izo so atamenya, izo nyoko atamenya, izo pasiteri wawe rimwe na rimwe ayoberwa, Uwiteka warazibona. Haleluya. Izo nawe ubwawe utimenyaho, kuko Gidewoni ntazazi, ariko Imana imureba irazizi. Ngo genda nkuko izo mbaraga ziri heze ko ari ntazo, genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisiraheli. Namba niyo musaba kwikiza wenyine n'inzu ye, ariko muhaye umurimo umuruta. Ubupfu bw'ibibwirizwa iteka buzaduhereza imirimo ituruta, buzaduha kwizera ibintu bene wacu batatunze, buzaduha kwizera ibintu bitangana n'ubwenge bwacu, buzaduha kwizera ibintu umuntu aturebye yasanga bitaho, natwe ubwacu twirebye twasanga bitakunda. Genda uko imbaraga zawe zingana ukiza Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye. Gidewoni amusubiza nkuko nanjye numva namusubiza. Ngo aramusubiza atari ko Uwiteka urigeza nkano, Abisiraheli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati ni ukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Haleluya. Haleluya. Kuki nzanye izi nkuru? Nuko Uwiteka akirisha bamwizera ibintu by'ubupfu. Ugiye kurobanura ntiwarobanura Gidewoni nkuko yivuga, kuriya yivuga niko kuri, ntiyibeshyeraga. Uriya niwo muryango we, niwe muhererezi mu nzu y'iwabo, niko kuri. Ukuri nyine ni kuri, nanjye ukundi nuko ntaho nagukinze. Nukureshya nibyo ushoboye, naho nyine tugarukirije. Kandi Uwiteka arabizi. Kandi nubwo abizi, nta nubwo gusaba ngo ubanze uhinduke, ube muremure se, ube mugufi se, umenye kuvuga ibi nibi se. Agusanga atyo nkuko umeze, kuko akirisha ubupfu, akirisha ibintu bitariho, agakirisha ibintu bidashinga, agakirisha ibintu bitemewe. Uko niko dusanga tumeze. Hanyuma tukemera, tukizera ubupfu bw'ibibwirizwa kugira ngo tubashe gukira no kuzahagarara aho Imana yatubwiye. Kuki ndimo mvuga ibi bintu? Nuko ijambo ry'Imana iyo umuntu atasenze, ibi bintu Imana ubwayo yabwiye Gidewoni bidashobora gukwirwa mu bwenge bwe. Ntibijyanye, ntibisa, si ukwiriye gukiza kuko nta n'imbaraga afite. Nawe wirebye, nanjye ndebye aho gera, si njyewe Imana yakoresha, si njyewe ukwiriye gukiza kuko ntibisa. Umuntu wa kamera akaba munini, aho Gidewoni avuka hakaba hanini, bikanga gukwirwamo. Nusenga ubupfu bw'ibibwirizwa bizakwirwa mu bwenge bwawe. Uwiteka azavuga ati genda nkuko izo mbaraga zawe zingana, utinyuke ugende, wongere ugende, utazi ikizakurikiraho, kandi ntafite inshingano zo kukubwira muri detail uko bizagenda. Ibyo Imana itatubwiye kandi izakorana natwe nibyo byinshi kuruta ibyo yatubwiye. Haleluya. Haleluya. Impamvu adakenera kubikubwira nuko hari ikintu aba yaravuze mbere. Iki ngiki yabwiye Gidewoni ngo nukuri nzabana nawe, twese yarakiduhaye.
ntakenera kubwira detaye zaho bizaca nuko bizagenda, kuko yamaze kuvuga ikinini. Yaravuze ngo nzabana nawe. Haleluya, reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Nzabana nawe ni ijambo riri mu isezerano rya kera. Yabwiye ubwoko bwe n'Abisiraheli n'Aburahamu n'abahamagawe bose n'aba Mose n'aba Yosuwa. Yosuwa yaramubwiye ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo nzabana nawe, uzakurayo ubu bwoko, nzaba ndi kumwe nawe. Imana yabwiye Aburahamu ngo nzabana nawe. Imana yarivuze mu isezerano rya kera, irongera bivuga mu isezerano rishya. Mu gice cya nyuma cya Matayo 28:20 haravuga ngo nitugende mu isi yose tubwirize abizera, tubabwire ubutumwa bwiza, abizera bo babatizwe, ngo dore nzaba ndi kumwe nawe, nzabana namwe. Niki gituma rero Imana itakubwira muri detaye kugira ngo ikubwire byose uko bizagenda? Nuko yakubwiye ko izabana nawe. Ariko iyo ubupfu bw'ibibwirizwa bwanze gukwirwamo, urayishaka ntuyibone, ukumva ntihari, kandi ntifite inshingano yo kukubwira uko bizagenda byose. Icyakora yakubwiye kimwe, ngo izabana nawe. Gendera kuri iryo, utera intambwe, ukora icyo wiyumvamo, utera intambwe, wizere ubupfu bw'ibibwirizwa, utera intambwe, wubaha Imana yawe, utera intambwe, ubyizere nubwo bitafatika. Reka duhese icyubahiro. Haleluya, haleluya. Guhamagarwa kose, kumvira Imana kose, gukorera Imana kose, kurimo ibintu bidafatika, bidakwirwa mu bwenge. Hari abantu benshi Imana yagiye ikura mu kazi gahembwa amafaranga, nkabiriya Rumanzi yahoze atubwira n'ibindi nkabyo. Imana ikamubwira ngo ndashaka kujya kunkorera. Wareba ikujyana, wareba naho wari wibereye, ugasanga nibijyanye. Simvuga ko abantu bose bahamagarwa muri ubwo buryo, mbibutse ko abantu barimo bakora akazi kandi bakora amafaranga nabo bakorera Imana. Haleluya. Imana ihamagara uko ishaka, ariko niyo baguma mu kazi, hari ibintu Imana izabasaba gukora bitajyanye n'ubwenge bigiye, bitajyanye na logique y'umuntu wize ufitiye ubwenge. Inkota y'umwuka ityazwa mu buryo bwo mu mwuka. Iyo yatyajwe mu buryo bwo mu mwuka, tugira imbaraga zo kwizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Gideon abwira Uwiteka ngo Uwiteka we, Mana twumvise, mirimo twumvise iri hehe? Ko Imana yagutukuye muri Egiputa yadutaye, ko Abamidiyani batumereye nabi yabatugabije. Uwiteka aramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Haleluya. Iyo tukomeze gutegereza tukavuga ngo ndabishaka ko Imana izabimpa kuri plan ABCD, niko mbishaka, uzakererwa, uziyorosa mu gitondo. Haleluya. Uzatinda gukorera Imana, uzakereza umurimo w'Imana, uzakerereza bari gukirira muri wowe, uzakerereza ibitangaza n'imirimo y'Imana byari kuzakoreka ku buzima bwawe, kuko ukeneye ko Imana ibiguha muri detaye kandi itagitanga detaye. Haleluya. Igihe kimwe Imana yari imbwiye ibintu numva bigenda biba byinshi kandi bikomera, mbwira Imana ndavuga se Imana ko ibyo bintu ntabyo nzi, nta bumenyi, ntabwo nabyo bintu rwose nta nubwo byashoboka. Imana ingirira neza, irambwira ngo ahantu hose uzagera n'abantu uzaba ukeneye nzajya nguha abo bantu. Haleluya. Aho uzagera, kuko numvaga ubuswa bwinshi, buba buhari bwinshi, nkumva simbifite mu bwenge, nkumva sinzi nuko byagenda, nkavuga ariko Mana ubu ntago wibeshye, ubu ntago wagomba kunzanira nk'umuntu w'umugabo hejuru akaba umuyobozi wanjye ufite ubwenge na administration n'ibintu biri ku murongo. Imana nziza. Haleluya. Hamwe atari ufite ubwoba bw'iki, icyo uzageraho cyakwiriye mu bitekerezo byawe, nzajya nguha abantu bakizi, bazi kugikora neza. Haleluya. Kandi bagishoboye. Reka nkubwire ko atari umwihariko wa Hortense. Mu byakozwe no mu gice cya 18 Paulo bamaze kumukangisha kugira ngo atavuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Ibintu bimeze nabi, ibintu bikomeye, umujyi wadurumbanya, ngira ngo ni 9 na 10 nkaho hepfo. Hanyuma Yesu aramubonekera ninjoro, aramubwira ngo Paulo we, vuga cyane, we guceceka, niba gukangishe, kuko muri uyu mudugudu mpafite abantu. Haleluya. Yesu afite ibikoresho byagutanze aho ugana, Yesu afite abantu bagutanze aho kohereza, Yesu arabifite. Kura amaso ku bantu, ukura amaso ku bwenge, ureka kugarukira bugufi. Afite abantu n'ibintu n'ibikoresho ashyira imbere yaho ugana. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Kandi ntazakenera kubikubwira byose, uzagera utanga. Ese Gideon yatabaye ubu bwoko, yarabutabaye. Wa munyabwoba, murabizi Gideon yakomeje gusaba ibimenyetso byinshi, ndamukunda cyane, arashekeje. Ibimenyetso byinshi, manika mu mando agenda wumva uko barota. Inzozi barose zirasekeje, ngo ni irobe ryamanutse riga ku ihema. Mu by'ukuri ubwo busobanuro bw'inzozi nta
ntabwo bujyanye ariko Imana ishaka kumvisha ibintu abikumvisha. Hanyuma wasobanuraga undi mu ngando y'abanzi babo arambwira ati iryo robe ku ihema ku nkambi ati yo ni inkota y'Uwiteka na Gidewoni, kugira ngo Gidewoni abyumva ashire ubwoba. Imana ifite abantu, Imana ifite ibintu, Imana ifite amasituwasiyo ivangavanga ikabyaramo kuguhagarika aho yagamije kuguhagarika, ikabyaramo ibikugeza aho yagambiriye kukugeza, cyangwa ukongera ukizera ubupfu bw'ibibwirizwa bwose ukabwizera nk'umwana muto, ukajya umira Bibiliya nk'umwana muto udashyizemo imibare myinshi. Wasoma akubwira ngo niba bari gukiranirwa kose igakiza n'indwara zose, nk'umwana muto ugatuvuga ubwo ni zose. Rero muri zose harimo kanseri, muri zose harimo sida, muri zose harimo abadayimoni, muri zose harimo kubohwa, muri zose ukabimera nk'umwana muto, nibwo uzaryoherwa n'uru rugendo. Kaduhese icyubahiro. Haleluya, haleluya. Uwatumye Yesu mu isi ni nako nawe yagutumye, ntabwo yagutuma ataguhaye ibyo uzakoresha. Imana itugirire neza. Luka 1:34 ingana ku musozo. Haleluya. Imana izakorana nawe ibintu itigeze kubwira. Nasanze ibyo utambwira ibyo byinshi kuruta ibyo namenye. 1:34 kugeza kuri 38. Tabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Subiramo. Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere ukuvuze. Nuko marayika amusiga haragenda. Haleluya, amen. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Mariya nawe ni mwiza. Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Ko numva ari ubupfu, ko numva ibyo bintu bitabaho. Iyo tubisoma rero kuko tumaze iminsi tubyumva, twabyize no mu mashuri y'abana, twabyize no muri gategisi mu mashuri, twarabimenyereye twumva ari bisanzwe. Ariko uyu mwana w'umukobwa, izi zari inkuru za mbere mu matwi y'umuntu, uko umuntu yasama nta mugabo. Ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Imana yahisemo gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Haleluya. Marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Iri jambo turimo dusoma iyo rikuwe mu mwuka w'Imana rihinduka impapuro. Niyo mpamvu umuntu ashobora gukora jenoside kandi arizi. Niyo mpamvu umuntu ashobora kugira inzangano nyinshi kandi arizi. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba padiri cyangwa pasiteri ari umupagani kandi yarize teoloji cyangwa se simbizi filozofi, yarabyize yarabimenya. Iyo rikuwe mu mwuka w'Imana rihinduka igitabo gisanzwe kidafite imbaraga zo gukiza. Kugira ngo rityazwe rikomeze kuba inkota y'umwuka, nibyo nakubwiraga ko hakwiremo kuba mu ijambo ry'Imana. Ibyo bidashoboka nkuko kubyara utaryamanye n'umugabo bidashoboka. Bishoboka gusa iyo byatwikiriwe n'umwuka w'Imana. Ubupfu bw'ibibwirizwa bizatura mu mutima wawe, wizera ibyo Imana ivuga, kuko umwuka w'Imana wabitwikiriye, kuko umwuka w'Imana wabibayeho. Haleluya. Hanyuma uyu mwuka w'Imana avuga ibintu ngo yerera kuvuzeho kandi utazi ko nabikuvuzeho. Undi ijuru ryatanze amakuru. Haleluya. Marayika amaze kumubwira ibye, arakomeza amubwira amakuru meza ya mwene wabo, ngo kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku ni ukwezi ko kwa gatandatu. Hanyuma marayika agerekaho ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheri. Haleluya. Muribuka amakuru ya Zakariya na Pastor Manzi yavuzeho. Muribuka amakuru ya Zakariya n'umugore wa Elizabeti.
muribuka ko bari abakiranutsi, muribuka ko bari abatambyi, muribuka ko bakomezaga umurimo. Ikibazo mu ijuru hari amagambo yavugwaga ku muryango wa Zakariya na Elizabeth batabizi, kuko marayika yaje aramubwira ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ryari ryaravugiwe hehe ko Zakariya n'umugore we ibyo kubyara batari bakibitegereje? Haleluya! Hari ibintu Imana ituvugaho nta muhanuzi uzabitubwira, twebwe n'ibwacu ntitubizi, ariko mu nteko mu ijuru babivugaho. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya! Icyamukitoza kwemera no kwakira ubupfu bw'ibibwirizwa. Marayika aramubwira ngo barabivuzeho kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nubwo Zakariya atazi ko azabyara, nubwo Elizabeth atabitegereje, ariko Imana ngo yarabivuze. Haleluya! Hari ibintu ijuru rivuga kubera abahanuzi batazi, tutazabwirizaho, tutazerekwa ngo tumenye. Ese bibivanaho? Ntago bibivanaho kuba nta muhanuzi wabikubwiye, ntago bibivanaho kuba utabyizera, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mu nteko yo mu ijuru haba amagambo atuvugaho, mu nteko yo mu ijuru batwigaho, mu nteko yo mu ijuru baratuzi. Niyo mpamvu ukwiriye kwizera ubupfu bw'ibibwirizwa, kuko ntago si ubwinaha ibica reka twigaho. Haleluya! Aya si amakuru y'abantu, yari marayika uvuye imbere y'Imana abwira Mariya ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ese ijambo rya Zakariya kubyara ryavugiwe hehe? Ko nta mu ruhanuzi tubisoma. Ijambo rya Elizabeth kubyara ryavugiwe hehe? Imyitwarire ya Zakariya itwereka neza ko nta jambo yari yarumvise, kuko iyo aza ko yararyumvise aravuga ati hari umuhanuzi wambwiye ko nzabyara. None ubwo marayika bivuze reka mbyizere, ariko murabizi ko yabihakanye akabikiragi kuko yabihakanye. Nta muhanuzi wari warabimubwiye. Niba yaranabimubwiye ntiyarakibitegereje kuko yarashaje, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute ngo rihere. Ubu ni ubupfu totali, ni ubupfu bwuzuye. Kwizera ko wabyara ushaje, kwizera ko ijuru rimvugaho no kwa nyumba kumiharya no kwa mutwara sibo batanzi, kwizera ko ijuru ryamvugaho umukuru w'umudugudu atanzi, ni ubupfu. Ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya we nkubwiye ko Mwuka Wera azagutwikira, nkubwire ko bidashobokera abantu bishobokera Imana. Hanyuma ngo haye n'amakuru ya mwene wanyu Elizabeth, aratwitageze mu kwezi kwa gatandatu, afite isoni ntiyabikubwiye, ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Ntabwo iby'Imana izakorana nawe ari ibyo warose gusa, ntabwo iby'Imana izakorana nawe ari ibyo abahanuzi bakubwiye, ntabwo iby'Imana izakorana nawe ari ibyo wizeye bigakwirwa mu mutwe wawe mutoya no mu bwenge bwawe. Iby'Imana yakorera ubuzima bwawe bibikiwe mu nteko yo mu ijuru, batuvugaho. Haleluya! Baratuzi, batwigaho, ubuzima bwacu buri imbere yabo, baturebaho igitondo n'umugoroba. Iyo tubyutse baba bareba, iyo turyamye baba bareba, iyo ducogoye baba bareba. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Namenye neza ko iby'Imana ituvugaho biruta cyane ibyo twamenye, kandi tuba tuzi ibintu byinshi pe. Imana yarakubwiye ibintu kwizakugira neza, byinshi tukumva ni byinshi, nabyo tukabona biragoye, ariko none ijuru rituvugaho ibitakwirwa mu mutwe. Imana iravuga ati mbibwe rutanze ntiyabyemera, ndamuzi. Reka tubigumane mu nteko yo mu ijuru, tubinozanoze, tubyunganire, dutegura abantu, dutegura ibihe, dutegura ahantu, dutegura uburyo. Haleluya! Ayiwe Yesu uri mwiza we. Haleluya! Icyane. Haleluya! Haleluya! Uzi bike ku by'Imana ivuga, uzi bike ku by'Imana yagukorera, uzi bike ku butabazi wabona n'Imana, uzi bike wamenyeshejwe bike, kandi nta nshingano ifite kukubwira byose, nk'uko itashubije Gidewoni. Imubwire muha amakuru, imubwire ngo dore rero, nta dore rero. Gidewoni we, genda nk'uko imbaraga zawe zingana, ukiza Amamidiyani, uba mu maboko y'Uwiteka mu gihugu cy'iwanyu, ubakanwa k'Uwiteka muri uyu mudugudu umwanzi yibasiye. Yewe nshuti y'Imana, genda ube igikoresho cy'Imana, dore njye Uwiteka nzabana nawe. Uyu munsi nubwo atambwira ko azabana nanjye, ndabizi neza ko azabana nanjye, ndabizi neza. Sinkeneye umuhanuzi ubinyibutsa,
iyo aje Imana ishimwe, niyo ataje ndabizi neza ko ari kumwe nanjye. Abantu twese twakijijwe, abantu twese tubereyeho Imana, abantu twese turi muri misiyo y'Imana. Yesu yatuvuzeho ngo dore nzabana namwe, ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'isi. Ese imperuka y'isi yarabaye, ubwo itaraba rero ari kumwe nanjye, ari kumwe nawe. Haleluya. Umunsi umwe uzamubonesha amaso, amaso yawe azamubona, kuko iby'inteko ry'ijuru bikuvugaho ni byinshi cyane kuruta ibyo wamenye. Reka nangirize kuri Zaburi 139. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Umva impamvu Imana itanabikubwira byose, ntabwo byakwirwa mu mutwe wawe. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Tekereza ibintu byose Imana yanditse ku buzima bwanjye, ku myaka yanjye, uyu munsi irenda kuba 50. Tekereza ibintu Imana yanditse buri munsi ku buzima. Ubwo se yabimbwira bigakwirwamo? Ntabwo byakwirwamo, wikwigora. Si ngombwa ngo bimenye byose, ariko kubikora ko izabikora, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Izabikora. Iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Hari ibintu Imana yakwanditseho, hari ibyo yanyanditseho bitavanyweho n'uburyo wavutse. Wavuka witwa ikinyendaro, wavuka so ntumumenye, wavuka nyoka akakwihakana akaguta, wavuka bakaguta muri rigore cyangwa kahandi amazi atembera. Uko wavutse uko ariko kose, wavukira mu nzu y'abarangi, wavukira mu nzu y'abarozi, watinda kwiyorosa, ukabanza ukanywa inzoga, ukabanza ukaba umugore wa gatatu, ukabanza ukabivanga, ukabanza ukarwana mu isoko, ukabanza ukanywa akanyanga. Ibyo byose ntabwo bivanaho ibyo Imana yanditse ku buzima bwanjye ntarabaho n'umunsi n'umwe. Natinda kwiga, umva ikintu, nabaho ntizi. Imana yakoresheje Petero ni niyo yakoresheje Pawulo. Hari igihe umuntu kwiga ni byiza, turakiga turakaminuza, ariko wagize ngo imbaraga z'Imana zaramanukaga muri Petero. Wenda yabuze kwandika kuko nyine atigishijwe, ntiyanditse byinshi. Ariko Imana yamukoresheje ibitangaza. Nta kintu na kimwe niwinjira kwinjira muri rwa rwuri neza, nta kintu na kimwe kizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Ubuswa bwawe n'ubw'iwanyu n'ubw'iwacu tubuteranyije, nta cyabuza umugambi w'Imana gusohora. Amarozi ya bene wanyu bose n'ayabahuriye nabo mu nsengero, dore ko hose bahaba, nubwo bakwiteranya, ntabwo byabuze iby'Imana yanditse ku buzima bwawe gusohora. Tyaza inkota yawe y'umwuka, iby'umwuka bityarishwe iby'umwuka. Wiba umunyamubiri, wiguma mu muntu wa kamere uvuge ngo nahatugarukira nuko bigenda. Waduhamagaye ntagira imipaka, waduhamagaye ntagira gitangira, ari imbere muri twebwe, ntafungiranwa n'inkuta z'abantu, ntafungiranwa. Ubwo adafungiranwa nawe ntiwafungiranwa. Waduhamagaye n'uwo kwizerwa. Igira imbere, tyaza inkota yawe y'umwuka, ityarisha amasengesho, nturekeraho gushaka Imana nubwo isi itarimo kutwemerera, ariko uyicike, unyerere mu biganza by'isi, ntigufate. Ntagire ikintu gigufata, amafaranga ntagufate, ubukene ntibugufate, gupfumbatwa n'umugore mwiza ntibigufate, unanirwe gusenga warahoze usenga. Mugabo mwiza ufite amafaranga ntagusindishe ngo wibuke gushaka umugabo udapfa. Abacu barasaza bakanapfa, batugirira neza ariko ntibahoraho n'abantu, barananirwa baranacogora. Ibyiza byose Imana yakuzengurutsa byigufata ngo bikubohe, unanirwe kwibatura, unanirwe kujya ku karago cyangwa kwitapi bitewe n'aho Imana ikugejeje. Telefoni nziza zihindukiranya n'ama wifi dutunze mu rugo n'ama internet byikubuza kubivaho, no kuzimya televiziyo ngo nuko yabaye yari ntoya bwakikaba nini bwakikuzura igikuta ngo kuko yabaye nini ntikizima. Koko ubutumire bwiza bw'abantu bagutumira mu makwe no mu biterane n'ibindi n'ibindi, hari igihe ibiterane tubyungukiramo, hari n'igihe tubihomberamo. Minsi maze mu nzu y'Imana nasanze ari igihe si mwebwe muri abanyamwuka. Haleluya. Nukuri kandi kuko simwe, ariko ndababwira mutazagwa mu mutego. Hari igihe ibiterane byahindukaga iminsi yo kwambara neza, tukabyitegura. We ukabuzi bubu zambara ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, urukweto rujyanye nayo, umusatsi uhengamiye. Yesu mwiza, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Tugiye gusenga. Yego nimujye muhita muzamuka muririmbe rwose.
reka duhaguruke itorero ry'Imana. Abashumba bigira hano imbere dufatanye gusenga. Ubwo bimeze bityo sineza Imana yamvuzeho, kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere, kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Zogera kucyo yavuze, zogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshye. Iyo bivuze biraba, yategeka bigakomera. Ifite ijambo rya nyuma kuri njye, ifite ijambo rya nyuma kuri njye, ifite ijambo rya nyuma kuri njye, ifite ijambo rya nyuma kuri njye. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amanu kizarangira, zinjira muri Kanani yanjye maze nduke. Uyu ni umwanya wo kwirwanaho. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, Reka haririmbura mu papa urimo gutera. Reka mwihangane, dushobora kumanuka abandi. Imana ibaha umugisha. Araririmba buke buke akomeza muri iyo ndirimbo. Ni umwanya wo kwirwanaho, ni umwanya wo kwirwanaho. Imana yacu iri kumwe natwe kugira ngo itugirire neza. Imana yacu iri kumwe natwe kugira ngo itubohore. Ubuzima bwawe uko bumeze urabuzi, ntabwo ukeneye kureba umuntu uri iruhande rwawe, ntukeneye no kumwitaho. Buri muntu wese yaje kwivomera, buri muntu wese yaje gutabaza Imana ye. Buri muntu wese afite ibimunyeganyeza, ntumwiteho, ntumutinye, nawe afite ibye. Ni umwanya wo gutabaza Imana yawe, ni umwanya wo guhamagara Imana yawe, ni umwanya wo guhamagara Imana yawe. Ukaba wumva ubuzima bwawe bufite kubohwa, wumva iki gicaniro tuvuga cyarazimye, wumva kwizera byaragucitse, wigire hano imbere nshuti y'Imana. Cyangwa hari ukubohwa runaka wibonaho, ndakwinginze wigire hano imbere, wigire hano imbere dusengane. Bakozi b'Imana dufatanye gusenga. Ubuzima bwawe urabuzi, urabureba ugasanga ntibufite umugisha, urabureba ugasanga bumeze nabi, urabureba ugasanga igicaniro cy'amasengesho cyarazimye, urabureba ugasanga ubupfu bw'ibwirizwa tuvuga ntibuboneka. Hakira Imana yawe, hamagara Imana yawe, hamagara Imana yawe. Hari uburwayi runaka bwakwadutseho, urabizi neza ko atari uburwayi busanzwe. Rama
Ramasandoro boshikeri ramasandara. Rimasandoro boshikara masandara bashi. Remesendoro boshikara masandara bashi. Ramasandoro boshikere mesendere bashi. Ramasandoro boshikere mesendere bashi. Ramasandoro boshikara masandara bashi. Muzamurira amaboko. Muhamagare wiceceka. Muhamagare wiceceka. Ijambo ryawe ririhera Yesu, ijambo ryawe riravuga rigasohora, ijambo ryawe rigira imbaraga ridusohoza, ijambo ryawe ririjya rihera wabwiye Yesu imyaka yamuhaye myinshi yarasohoye ubu ni sogokuru warize ijambo ryawe ririjya ijambo ryawe ririjya rishira imbaraga risubizwa bushya n'abaryizeye bambara imbaraga abaryizeye basubira bushya abaryizeye bambara imbaraga wanyuzwa maze kwemera ijambo ryawe maze kubisobanukirwa ibyo wamubwiye niryo ngendo ni koko Yesu nyemerera uyu mugoroba w'uyu munsi wa none hagira uwongera kwambara imbaraga ze uyu mugoroba wa none hagira uwongera imbaraga zawe umuriro wawe umenagura ingoyi umuriro umenagura ingoyi umuriro ucagagura iminyururu yose umuriro wawe Yesu hagira uwongera guhagarara mu amaraso yawe Mwami amaraso yawe Yesu 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 imbaraga zimura imisozi hari imbaraga zawe zimura imisozi hagati y'ubuzima bwawe imbaraga zawe zimura imisozi hagati mu buzima bwacu mwana w'abantu bishekere baba wera wa Isiraheli hari amavuta urekuye muri uyu mwanya bohora imbohe hari amavuta urekuye muri uyu mwanya bohora ibasebe isenzegere barabuze inyuma y'ijambo ryawe mwana w'abantu wera wa Isiraheli barabuze mu ijambo rye muri Zaburi 130 wohereje umwuka w'ikarema mwana w'abantu reka be kuremwa gushyira umugoroba reka be kuremwa gushyira umugoroba reka be kuremwa gushyira umugoroba imbaraga z'umwuka wera n'umuriro aca wera w'imbaraga n'imbabazi imisha ubuzima bwacu wayifuza tutari twabaho izina ryawe rihabwa icyubahiro mwana w'abantu ubundi ikiza imbaraga zawe iki gisenge gitwikirwa n'imbaraga zawe buri muntu wese acomerwa mu muriro wawe mu mbaraga z'umwuka wera imisozi yari irimo uhembura imitima y'abana bawe mana baravuze ngo mu kidaturwa uzahahindura amasoko baravuze mu butayu uzahahindura ahaturwa ata turasenga bana bantu reka abantu bahure n'imbabazi zawe reka abantu bahure n'imbabazi zawe ishyiremo ijambo narimo avuze rihera mana wera wa Isiraheli buri muntu wese asenge yewe wicaye senga Uwiteka adukinguye ikirere Uwiteka akinguye ijuru Uwiteka akinguye ijuru naryo wikoma intwaro zano senga yewe uri inyuma senga yewe uri hagati senga yewe senga mubyeyi senga rubyiruko senga uyobozi senga wera wa Isiraheli magaba akira imbaraga zawe mwana akira imbaraga zirema akira imbaraga zihuza ibitahuraga akira imbaraga zihuza ibitahuzaga akira imbaraga zihutisha ibyari byarahagaraye izina rya Yesu kwawe bose bifuza umwaka w'abaneza inzere wagere magaba ishikari ry'umuriro atashwasenga magaba Hallelujah. Gira ibintu wacagagura gira ibintu wakikuraho
reka imbaraga gira ibintu wakiyambura gira ibintu hakajya ku buzima bwawe gira imigozi ucagagura rwana 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 gira imigozi waca gira ibintu waca gira ibintu waca ku buzima bwawe izina rya Yesu Imana y'Imana gira ibintu waca gira ibintu waca gira ibintu waca wera wayishere mwababa Imana senga 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 wera wayishere mwababa wera wayishere mwababa senga senga urahinduka isoko urajya kumva wumva isoko iratobotse senga 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 Uwiteka arimo arasobora amasoko yo gushenga senga wera wayishere mwababa urumva bikoroheye senga birakorohera senga 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 birakorohera senga birakorohera senga urumva isoko itobotse senga 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 umwuka w'Imana arimo gushoboza Uwiteka yaduhaye umufasha Uwiteka yadusezeraniye umufasha senga umwuka w'Imana ari hagati wera wayishere mwababa arafata ku buzima bwawe arafata aho wari urwaye arafata